Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba NZU Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubifuriza. Iyi ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa, ikodeshwa ndetse tukabafasha kuyimanaginga, ari nako tububakira amazu meza cyane agezweho kandi mu buryo butabahenze. Iyi nzu rero mubona iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali ahazwi nka Norvege. Ikaba ari inzu iri hafi cyane ya kaburimbo, ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, dushe na toilette eshatu, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Si ibyo gusa kubera ko ifite na annex yo hanze igizwe n'icyumba twakwita cy'umukozi, igikoni cyo hanze na stock yacyo, na dushe na toilette byo hanze ndetse n'ikigega cy'amazi. Akaba ari inzu rwose iri ahantu heza ho gutura cyangwa kurerera, hari ibikorwa remezo byose umuntu akenera, kandi ikaba iri mu kibanza cyujuje ubuso ndetse kirengejeho, kuko ifite na parking na jardin bihagije. Iyi nzu rero turayigurisha make cyane, miliyoni 100 zonyine kandi ziganirwaho. Iyi nzu yaba iyawe kuri miliyoni 100 ziganirwaho. Duhamagara kuri iyi nimero niba iyi nzu wayikunze cyangwa ushaka izindi serivisi zacu, ushaka ko tukugurishiriza cyangwa tukugurira indi nzu itandukanye n'iyi, kuri 0788483797 cyangwa se 07812013. Si ibyo gusa kuko ushobora no kudusaba ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose ndetse na TikTok, hose twitwa NZU Market. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, ukoresha ukande kukazogera, tujye tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5 iwacu muri NZU Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao.